Reka ngusuhuzeho dukurikiye aho uri hose mu mpande enye z'isi, nongeye kubashimira iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, mwese ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana. Ni Dede, nkaba noneho ndi kuri Dede Fashion TV. Iyi channel nayifunguye kubera ko naje kugira ikibazo mbura yayindi nigishirizagaho kudoda, ariko naje gufungura iyi ngiyi kugira ngo noneho twagure uburyo twiga kudoda kandi tubwige kinyamwuga. Nayifunguye kugira ngo mwese mwifuje ko nakomeza kubigisha kudoda online, nakomeje kubigisha kudoda kuri channel, mukomeze kubikurikira. Tuziga ibintu byinshi bitandukanye, njye namwe tuzakomeza kuryoherwa ndabizi, kandi buri muntu wese azabonamo icyo ashaka kumenya. Nimba ushaka kwiga imashini isanzwe, nimba ushaka kwiga sirifiraje n'izindi nyinshi zitandukanye, ushaka kumenya ibintu byinshi, ushaka kumenya ese imashini ya sirifiraje bayafira gute, ushaka kumenya ese ubundi ino mashini ikora ite, ushaka kumenya ibice bigize iyi mashini, byose uzajya ubisanga ahangaha. Iyi channel yitwa Dede Fashion TV, ni uko nguko yitwa. Rero tuzajya twiga ibintu byinshi bitandukanye, tuzahasanga ibintu byinshi. Abantu benshi bagira ikibazo cyo kutabasha kubona umwanya wo kwiga, wo gusanga abatayeri ngo babigishe, ariko nzi neza ko ibyo muzakura ahangaha bizabagirira umumaro. Nzabigisha imashini isanzwe nk'iyi ngiyi murimo murabona. Imashini isanzwe muzayiga, mumenye uko bayifungura, mumenye uko bayifunga. Ese imashini ikoresha umuriro imeze ite, ese imashini idakoresha umuriro yo imeze ite, byose muzabyigira ahangaha. Nta handi hantu. Ndagusaba gukora subscribe. Iyi channel ni nshyashya kandi ndashaka ko dukurikira iyi channel rwose, tukayikurikira tukiga kudoda. Wowe ufite amatsiko yo kwiga kudoda, kurikirana ino channel. Uzungukiramo ibintu byinshi, ushobora kuyigura ukicara mu rugo ukadoda uyibereye mu rugo iwawe. Byose rero nta handi tuzabisanga atari aha. Nzabereka uko imashini za sirifiraje uko ziba zimeze, ese ikora ite, ese nziza ni iyihe, ubwoko bwayo bumeze bute, ibintu byinshi bitandukanye, byose tuzagenda dusanga ahangaha. So ndabashimiye rero mwese, ndabararikira gukora subscribe, mugakora like, mugakora share, mugakora comment. Ahangaha tuzashyiraho content idafitwe n'abantu benshi, kandi buri muntu wese nzi neza ko azaryoherwa. Nzi neza yuko buri muntu wese azunguka ubumenyi mu buryo yifuza. Uburyo yifuza bwose uzabisangamo, waba uzi kudoda waba utabizi, waba uri mushyashya waba umaze igihe muri aka kazi. Ibi bintu urabikeneye, nshaka kukuganiriza ugasanga hari ibintu byinshi bimwe utari uzi, ukahungukira ibintu bitandukanye. Kuko burya ntabwo umuntu amenya ikintu 100% ngo aba akizi, ugera aho ngaho nyine akaba hari ibintu ushobora kureba ukagira ibindi bintu wunguka. So ndabashimiye, mbasabye gukora subscribe kugira ngo dukomeze turusheho kuryoherwa. Nzagenda mbereka ibikoresho byinshi by'imashini, nzagenda mbereka amapiyese yayo, nzagenda mbereka buri kintu cyose etape par etape, nzagenda nkibereka. Kandi nzi neza yuko buri muntu wese azishima ukurikije ibyo nzaba ndimo kubereka, cyangwa se ukurikije ibyo muzaba mubona hano. Rero ndabashimiye cyane, nifuje gutangiza ino channel kugira ngo nongere mbyutse content yanjye yo kwigisha abantu kudoda, yo kubereka buri kintu cyose, buri kantu kose, kamwe ku kandi. Imashini isanzwe ikora gute, imashini ya sirifiraje ikora gute. Nitugirirwa ubuntu tuzagenda tureba ibintu byinshi bitandukanye.
n'izindi mashini, ayandi moko y'imashini, byose tuzagenda tubyiga. Nta handi hantu uzabisanga, ni kuri Dede Fashion TV. So ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mukomeze muryohe.